Tariki 16 z'ukwezi kwa Nzeri 2017 itorero indashyikirwa rikorera mu gace ka Ottawa muri Canada yizihije isabukuru y'imyaka 5 rimaze rivutse. Muri ibyo birori byaruhuje imbaga y'Abanyarwanda ndetse n'inshuti zabo babashije gususuruka bareba imbyino zibereye amaso, imyambaro myiza ndetse n'umudiho. Urwego rero hano muri GE Tuwasa Society tukabatumiriye bamwe mu bayobozi baryo kugira ngo batubwire byinshi mutari muzi kuri rino torero. Mu mwaka w'ibihumbi 12 twari abajene bakundaga umuco nyarwanda, hari n'ayandi matorero ari ku ruhande ariko badakora neza bihagije. Tuza kugira igitekerezo nyine cyo kubashira hamwe kugira ngo turebe niba twakora itorero riri hamwe rikorera hamwe, hanyuma tukabasha no kubwira abantu bose ibyo dukora ndetse n'abana bato kugira tubone uko bazajya babona ibyo bakuru babo bakora nabo bakabikunda. Ni muri urwo rwego nyine twagize igitekerezo cyo gushinga itorero indashyikirwa. Kinini tumaze ndibaza nk'amezi asaga 6 tegura kiriya gitaramo. Ni ukuvuga ubwo twafataga nk'iminsi 3 mu cyumweru, 4 mu cyumweru nari nibeshe. Abantu hari urubyiruko rwinshi ruri kudukurikirana muri uwo mwanya, hari abantu bifuje kuza kubinjiramo, bigenda bite? Ababwira nti imiryango irafunga. Bigenda bite se nyine mwakira abantu? Twakira abantu ntawe dusubiza inyuma, ubikunze turakorana ariko agomba kuba ari urubyiruko. Niyo yaba ari umuntu mukuru ntago tumusubiza inyuma. Dukeneye n'ibiteke, dukeneye n'abantu bakuru n'abana turabakira. Ndumva vraiment imiryango irafunga. Niki muteganya ejo hari imbere? Niki muri gutegura? Niki cy'umwihariko mabati muri kudutegurira? Nabwira abadukurikira muri akaya nti byiza nyine byiza biri imbere. Kuvuga ngo ibyo tuberetse ubu noneho mwitegure ibirushaho umwaka, kuko itorero ririho rirakora kandi rifite abajene benshi kandi bakomeza kwinjira ari benshi. Ahubwo navuga nti nawe niba wumva bikunda karibu uze tugerageze dutegure noneho ibiruta ibyo twaberetse. None ndagira ngo wenda mutubwire wenda nk'abantu bashaka kuza kubabyinira mu minsi mikuru bigenda bite? Ese ntikiza kandi ko mufite ibiciro byiza? Ibiciro byiza byo turabifite kuko sinibaza ko hari andi matorero ashobora kuba afite ibiciro nk'ibyo dufite, kandi ibyo dutanga vraiment abantu bose barabyishimira. Nakubwira nti
vraiment dukora ibyo abantu bashaka ntago dukora twebwe dushaka no kuvuga uko umuntu adusabye ko tubimukorera uko tubishoboye niko tubikora bidashoboka turamubwira ati ntago bishoboka. Hari intore twabonye zibyina, ese ninde uzitoza, ese biriya bintu mubyina ko muba kure igihugu cy'u Rwanda ubivanaye? Ibyo tubyina dufite abatoza, nk'umutoza yabyinye mu Rwanda n'abantu bagiye babyina kera bakira abana ariko bise bari babikunze. Dufite umutoza udutoza ubu ngubu ariko tukanafatanya natwe hagize ugira icyabazi ntago turabyerekana muri twese. Hari n'ikintu mwavuze twabonye harimo abana bato cyane, bato cyane, ese dushaka kuvuga yuko ababyeyi noneho bashaka kuzana abana, imiryango irafunguye? Imiryango irafunguye kuri bose, ari abakuru, ari abato, ari abajene, imiryango irafunguye kuko indashyikirwa ntago rigarukira mu bajene gusa. Dushaka ko indashyikirwa ibindashyikirwa mu bantu bose, baba bakuru baba n'abana ndetse n'abajene, noneho ikaba ikintu kinini. Nibyo twifuza muri make. Kubaba wenda bifuza gufata serivisi zabo yaba mu byerekeye no kubyina cyangwa n'ibindi byose byerekanye n'umuco w'Abanyarwanda, ushaka kuzana abana bawe, email iri munsi, mushaka cyangwa no kutwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri telefone yacu tukabagezaho. Ubwo rero reka mukanya twakire n'undi mutumire. Banyita Peace Muriel Gikundiro, nkaba mbyina mu ndashyikirwa. Ni byiza kuba tukwakiriye hano kuri studio yacu. None nkawe umubyinnyi w'umukobwa noneho by'umwihariko, hano ni ibintu bitoroshye kubona abakobwa baza kubyina baguma mu muco wa Kinyarwanda. Turagira ngo tubwire ibyo bintu wabitekereje ute? Mu Rwanda hanye naritore nabyinyemo indangamirwa, ako sinabyinaga cyane mu ngamba. Nyuma nje hano muri Canada menyana n'abantu bari mu itorero ukuntu nkunda kubyina, numva nanjye ntatangwa imbazemo imyaka 4. So umwaka umwe gusa wacitse iyo twijije. Nkawe ndazi ko wenda ufite n'indi mirimo, wenda uri umunyeshuri, none ku rubyiruko rwiga cyangwa rufite akandi kazi, ese birakorohera kubivanga n'imirimo y'ishuri n'imirimo yo kubyina repetition? Numvise ko mufite repetition nyinshi cyane. Nka kuno twitegura igitaramo twakoze repetition zirenze izo dusanzwe dukora, ariko nko ku munyeshuri umuntu ukora ntibabyoroshye, ariko iyo ukunda ikintu ntukiburira umwanya. Rero bamwe hari abo byagoye, hari abo butangira ukuntu biragoye kwera akazi, amashifu cyangwa amasomo, ariko umuntu agerageza kubimanagera. Hari n'abana twabonyemo hariya, ese kandi ngo nawe ushaka kuba unabatoza cyangwa wenda watubwira muri makeya ku byerekeranye n'abana n'abashaka kuzana n'abana? Yego, abana mbigishiriza kuri de la Salle, école secondaire de la Salle, bigishwa kuvuga Ikinyarwanda n'abana bakuriye hano, bavukiye hano, bakagira isaha imwe kubyina Ikinyarwanda. So niho indashyikirwa bahitoyemo umwe ari njyewe, ajya kubigisha akabamenyesha nuko tubyina, nuko umuco n'ibyo bivuze. Kaze
bavuze yuko ari we wambitse n'abariya babyina imyambaro myinshi cyane nabonye by'umwihariko ngiye nkunda kubabona nkunda kuba ndi kumwe namwe aho mubyina hanyuma mufite umwenda wenda sinigeye mbyitaho cyane ariko habayeho umwihariko mufite imyenda myiza muri ariya rwunge rw'amatara kubita ubona ari ibintu bigaragara neza niwe wabambitse ibyo bintu bikora ute watubwira muri make nkunda kwambara neza so niho byahereye ariko twashaka kwambara imyenda mishyashya and then ntabwo byoroshye gukura imyenda mu Rwanda ni ibintu byinshi birahenda kwiyemeza kuyikorera rero twagiye gushaka nyine imyenda amatisi aho bayagurishiriza and then kurikije ukuntu abandi bambara mu matorero mu Rwanda niho nagendeyeho and then ndayidoda ndayitunganya turafatanya bakabyaza kumfasha urayidoda we hose cyangwa hari n'abandi wenda kuko ni myinshi design n'injya yikoze hari imwe na doze ariko n'umwanya ku ishuri akazi nagize abamfasha ariko nadoze mu miki bishaka kuvuga yuko hagize n'undi torero ribashaka cyangwa n'undi muntu ukeneye wenda ko mwambika ushaka kwimukorera mwabyumvishe neza yuko hano ashobora kubibafashamo birumvikana ko kandi mushaka kutwandikira kuri email yacu cyangwa mukamwaduhamagara kuri telefone yacu mushaka guhura nawe tukamubagezaho turabashimiye nshuti mwari mukomeje kudukurikirana hano kuri GEC 360 twari turi kumwe n'itorero indashyikirwa mu rwego rw'isabukuru y'imyaka 5 bamaze bakorera hano muri Ottawa vuga ngo babyina mukunda kubakurikirana kandi mwabakurikiranye muri kino kiganiro natwe twifuje kugira ngo batuganire muri make kuko amagambo yaravuzwe kiriya gihe ariko twe twifuje ko baza hanga kugira ngo badubwire wenda n'ibibazo abantu benshi bashaka kuba mwakibaza mwabyumviye rero bari hano muri kano gace ka Ottawa kuba bashaka kuvugana nabo byinana nabo kwinjira mu itorero ryabo cyangwa namwe babyeyi n'ahandi mushobora kuba mwatwandikira cyangwa mwatwohereza message tukaba twabahuza n'iri torero indashyikirwa ikiganiro cyacu cy'umunsi nahakirangiriye baba bafite ibibazo ibitekerezo mushobora kubitwandikira hano munsi bingewe rero yari Jaime muri ndahabi naho butaha igeze wumva ingoma zayo gasha nayo kiyote master no mule kutanga kata